mwongeye kwirirwa. Reka turebera hamwe ibintu bine byafasha umusore udafite amafaranga gutereta umukobwa akamwegukana. Ikindi kibazo gikunda kubangamira abasore benshi mu gutereta no kureshya abakobwa ni ukuba umufuka wabo udahagaze neza, kuba ikofi y'umusore itarangwamo inote zifatika, kuri konti nta kibereyeho. Bimubera imbogamizi kuba yabasha kugira umukobwa abaza izina akamusaba urukundo, byanarimba bagashingana urugo. Mu buzima busanzwe tuzi ko umusore wese agira agaciro imbere y'inkumi igihe afite uko ahagaze mu bukungu. Umusore wambara neza, ufite imodoka nziza n'ibindi bigaragara ko hari urwego ariho rufatika, bimutuma abasha guhindukiza benshi mu bakobwa, kubareshya bikamworohera cyane. Nubwo ariko amafaranga n'ubutunzi bigira uruhare runini mu gutuma umusore abasha kugaragara neza imbere y'inkumi, abakobwa bashobora gushiturwa n'indi mico, imyifatire, imyitwarire y'umusore bidasabye ko agira amafaranga menshi cyangwa ubutunzi buhambaye. Abakobwa batandukanye bitewe n'uko yareze cyangwa se uburere yakuye ku babyeyi cyangwa se ku mana. Hari benshi barebera ku mico y'umusore, intumbero z'umusore, batarebeye ku butunzi afite, bakagendera ku rukundo bonyine umusore abafitiye. Reka turebe ibyo bintu bine, dutangire twiyumvire. Umusore ugiye gutereta nta mafaranga, ufite ikofi yawe ihagaze nabi. Dore ibintu bine wagenderaho, wakora igihe uri imbere y'umukobwa wifuza gutereta, bikagufasha ko wabasha kumwegukana, kuba uwo uri we. Icyambere ni ukuba uwo uri we. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi, ariko kwirarira ukigira utari we nabyo ntabwo abakobwa babikunda. Kwigira utari we, kwiyitirira icyo utari cyo, biri mu bintu bibiri bituma abasore bagayika muri iyi minsi imbere y'inkumi. Kwigira icyo utari cyo si byo bizatuma umukobwa agukunda. Ba uri we, kuko niwirarira ukamubeshya nyuma akakuvumbura bizaba ibibazo. Ese ubwo muzaba mugikomezanye gukundana? Kuba uwo uri we byatuma hari uwabigukundira. Umuntu ugukunze ntacyo agukurikiyeho, urukundo rwanyu ruraramba. Kwibwira ko uzashituza abakobwa ibintu byaguhira igihe gito, ariko se nibishira muzaba mukivuga rumwe. Nubwo abakobwa benshi bakururwa n'ubutunzi bw'abasore, ariko hari abashyira mu gaciro kandi bagategeka ndetse bakumva icyambere ari urukundo, bagategenzwa na twinshi. Mwene abo nibo bavamo ba mutima w'urugo. Abakobwa badakunda utuntu twinshi, abo nibo bavamo ba mutima w'urugo. Icya kabiri, kwiyizera, kwigirira icyizere. Kwigirira icyizere nayo n'indi turufu ikwiriye kwitwaza mu kureshya abakobwa mu gihe nta butunzi buhambaye urabona. Kuba ntacyo urageraho ntibisobanuye ko udakwiye gukunda cyangwa se gukundwa. Kuba konti yawe ntakiriho ntibigukuraho igikundiro. Kwizera ni iturufu yakagombye kuranga umusore cyangwa se umugabo uwo ari we wese. Nutizera ninde uzakwizera cyangwa se ninde uzakugirira icyizere? Utegereze kugirirwa icyizere nande nawe ubwawe utakigize. Nta nkumi n'imwe yakugira icyizere nawe wananiwe kukigirira.
Rero igirira icyizere mu byo uvuga, mu byo ukora ndetse no mu byo muganira. Reka tujye ku cya gatatu, kwigaragaza. Gerageza wigaragaze. Kubasha guhuza impano ikurimo bituma ugaragara. Impano abantu bagira nyinshi. Kumenya kuganiriza abantu ukabasetsa, ukabasusurutsa, abakobwa barabikunda cyane, kubi ndetse n'abagore. Kumenya kuririmba neza, kumenya gukina imikino inyuranye n'izindi zinyuranye. Impano ni imwe mu bintu abagore n'abakobwa bakunda kugenderaho mu gukunda abakobwa, ndetse no mu gihe nta mafaranga waba ufite ariko iyo mpano ishobora kumukurura. Uretse ko no kuba impano wifitemo yagufasha kugira igikundiro, yanagufasha kugera aho wava n'aho wagera, aho wivana n'aho wakigeza. Turebe icya kane, kuba umunyabwenge. Abakobwa bakunda abasore n'abagabo b'abanyabwenge. Niba ufite ubwenge, nayo ni impano kandi yagufasha kugira igikundiro imbere y'abakobwa. Nta n'ikofi ufite ndetse nta n'amafaranga, ariko ufite ubwenge, ufite ibitekerezo, ukaba wabonamo uwo muzibanira ubuzima usigaje ku isi. Gutereta, ahanini benshi mu basore bafitemo imyumvire itariyo. Urukundo nyakuri ntirureba kuba utunze cyangwa ufite ibya mirenge ku ntenyo. Umusore wibwira ko azakunda ndetse agakundwa namara kugira amafaranga, aho aba yibeshye. Uwo uzabona umaze kugira amafaranga ntabwo uzaba urishwa kuko uwo muntu aze kubwo akagukunda, ahubwo aje kuko ufite amafaranga. Ibaze ya mafaranga amaze gushira bizagenda bite? Ntabwo azihangana, azashaka abandi bayafite kuko wamuresheje kubera ko wamweretse ko ufite ibya mirenge, none birashize. Ntawe umenya aho bwirageze. Nyamuneka nuteretesha umukobwa amafaranga n'ubutunzi, ejo bigashira azagucikaho, usigare urira amaramasa, uririra mu myotsi. Ibyiza ni ukuba uwo uri we. Niyo waba ufite amafaranga, si byiza kuyagaragaza imbere y'inkumi. Ugakuza impano ikurimo, ukagaragara, ukigirira icyizere ndetse ukarangwa n'icyizere. Ibindi bizaza kandi bikagufasha kubona umukobwa wazavamo umugore muzabana mu bukene no mu bukire. Kuko n'umusore muri iki gihe ugiye guteretesha amafaranga, akenshi urukundo rwe ntiruramba. Simbabeshya, ibi ni ukuri, ni amakuru ahoraho kandi umunsi kundi duhora duhura. Umusore ugiye gutereta yiyemera, yirarira imbere y'umukobwa, iyo ari umukobwa ufite gahunda, ukeneye kubaka, umukobwa ntabwo akwemera. Murakoze dukurikira cyane, mukora subscribe.